njyewe nagufungira nyanga tujya kwibanira nk'umugore n'umugabo. Ati ndavuga nti ntibishoboka, reka ngende. Ntangiye kugenda amubwira ati telefone yanjye barayinyatse nayo ndayibura, ayiha inshuti ze ziraza zirayitwara, fone yanjye ndayibura, mbura ikintu na kimwe nshobora gukoresha ngo mpamagare. Ati atangiye kunshyiramo iki, ati ikintu cyambabaje yarankubise ndababara, nanirwa kuvuza induru, nibuka ko umwana wanjye umwe mukuru yicaye muri salo, ndavuga ntabwo mvuze induru umwana wanjye amenye ko bankubise. Ati mpita numva byose birashize bishiriye mu mubiri, ndaceceka. Ati umwana wawe mukuru wabyaye, ataramusanga iwanjye reka ngufashe kuduropinga imizigo, ngufashe imizigo nyikugerezeyo kare utari wavunika. Baza umukwe ufata umwana wawe akamushyira iwawe akavuga ati dore nguyu mwana araje, ati ndamuzanye na nyina ari mu nzira araje. Umva ukuntu namaze gusuzugura iwacu. Hello family and friends, twizere ko mumeze neza, tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Twizere ko mumeze neza mwese aho muherereye, dukomeje gushimira support mutugaragariza mu buzima bwa buri munsi, mulakinga, musharinga, mukomentinga, muviewinga, muricinga inbox. Turabashimira cyane kubwo gukomeza gusapotinga channel yacu. Hanyuma rero ntizimbye mu magambo, inkuru y'uno munsi ni inkuru twahawe n'umumama. Mu by'ukuri dukomeje gushimira umuntu wese utwizera akaduha inkuru ye. Byatangiye bite rero? Byatangiye ari umukobwa, hanyuma ari umwana wiga nyine, aza gukundana n'umuhungu, arangije gukundana n'umuhungu, umuhungu amutera inda. Hanyuma amaze kumutera inda, bari bakundanye bemeje ko bafitanye kuzabana. Umuhungu nyine amubwira ko amukunda, amubwira yuko future yabo ari bright. Kwa kundi nawe bize abantu batereta ibintu bababwirana amagambo meza, bya bindi byose abantu batereta cyangwa se bari mu rukundo babwirana. Nawe yarabibwiwe, anapromisingwa yuko bizagenda neza, ko future ari bright bari kumwe. Ariko unfortunately amaze kumutera inda ntabwo byakomeje. Umuhungu aramwihakanye, amubwira ko inda atari iye, kandi ko amubwira nyine ko atari responsible. Ati ntabwo ndi responsible, ntabwo njya gutera inda, njye ntuzagire icyo mbaza. Ati akimara kumbwira ko inda atari we yinteye, ati birambabaza, birangije kumbabaza bibwira iwacu. Iwacu barambwira ati mwana wacu rero, uko byagenze kose, ibyabaye byose, umere nkaho nta kintu kimwe ubiziho, ubyihorere. Ati mu gihe atemera ko yaguteye inda, akaba adashaka gufata responsibility ze, mwihorere, umwana tuzamurera, n'ubundi we nta mugabo wari ugiye kugushaka, n'ubundi ntaho wari ugiye. Ati mwihorere, twe tuzabyimenyera. Nuko rero umukobwa abivamo, avuga nyine ko ajya gukomeza ubuzima n'umwana we, aricara iwabo. Ati iwacu baramfashije, mu by'ukuri ndabashimira, bambaye hafi, bamfasha mu gihe cyo kubyara, bamfasha muri processes zose kugeza umwana avutse. Umwana bamwitaho, baramurera nk'umwana wabo, atabye bankorera buri kimwe buri muntu wese yakwifuza gukorera umwana we. Nuko rero birangije, ati nabonye akazi ndakora, kandi na providingiraga ibintu ku mwana wanjye, kuko ko namaze kuba umubyeyi, ntabwo nari nkiri umwana wo kwicara mu rugo ngo ntungwe n'ababyeyi. Ati narakoze ngakorera amafaranga kugira ngo supporting umwana wanjye nari narabyaye. Ati ndakora, noneho batipe bagatangira kujya baza bamvugisha batandukanye. Ati hakabamo na bamwe bambwira nkumva bidakunda bitewe n'uko nyine mbyumva. Ati narabajijwe n'abahungu benshi batandukanye bambaza yuko dushobora kubana, atari ko mu by'ukuri ntabwo nigeze mbemerera. Atari ko bigeze aho ngaho nyuma ndavuga nteko se hari umuntu ubaho adafite umuntu umuvugisha. Ntangira kuvuga ntika nanjye njye mu rukundo, nanjye ndebe ko ari uwo twajya tuvugana basi. Ati nyine numve byakunda, atari kubwo hagati aho ngaho muri quartier nkuru ari Kimomo, ati runaka, ati ari ngiye gusaba mu kanwa k'abantu birirwa bamvuga. Nuko bakavuga ati nta n'umugabo azabona, akarinjye batanga urugero rw'umwana utaratunganye, rw'umwana udashobotse. Ati mbana n'ibyo bintu nk'umwana nyine udafite choice. Ati numva ntangiye kugira kwiheba kwinshi muri njye. Ati bigezemo aho ngaho hagati, atari umuntu twari duturanye, ati yari umupapa, nari muzi ari umupapa ushatse ufite umugore. Ati aza gutandukana n'umugore we. Atandukanye n'umugore baravuga bati runaka nubwo yasenye ntabwo ari we gito, umuntu watumye ruba rugo rusenyuka n'umugore we.
ati bableminze umugore we abantu bose baravuga ati umugore ni urwishe umugore ni urusenyi ati ahantu hose numvise bavuga inkuru hose bakavuga ko umugabo yari umwana mwiza umugore rero wari gito ati umugore ni usenya urugo umugabo we yari muzima ati rero maze kubivuga gutyo yari umuntu duturanye akajya amvugisha tugahura akambwira ati bite shata amakuru bimeze bite atakambwira agahinda aciyemo akampamagara akamvugisha nk'umuntu uri kumbwira agahinda k'ibyo yanyuzemo ibyamubabaje ati ntungane ihangane nta mvura idahita ibintu biratambuka ibindi bikaza ati ihangane atagenda aba close kuri njyewe agakomeza amuvugisha nkakomeza muganiriza ati noneho ati byaje kugera aho ngaho ataba nk'umuntu nyine ugenda uba too close kuri njyewe agenda amvugisha ngisha inama ambwira ibintu ari gucamo nk'uko nabibabwiye ibyo byose ati bize kugira ngo arambwira atari ko wankunze twibana kubona umugore yantaye nta kosa mfite wacitse tukikundanira njye nawe ati ndamubwira nti reka nzaba ngusubiza ntabwo ndabyiyumvamo atari kumbika contact akamvugisha akanyandikira akambwira ibintu byinshi bitandukanye nyine atari kumvuga nti uri gusa no kumubikamo telefone ariko nta gahunda mufiteho mba nyine ntari nahiringa properly ku buryo natangira gushakisha abantu nanjye dukundana mba sindakira muri njye neza ndacyashaka kwitaho nkumva ntari tayari nubwo mbona ko bigoye ko mbona umugabo atari ko nkumva none atari ibintu byihutirwa atari ibintu bindaje inshinga atari n'umwana mutoya cyane nuko rero ndangije ndabyihorera ndatuza muri njyewe umuhungu akajya akomeza akamvugisha biza kugira ngo arangatisha wambaye ugacanga mu rugo ati nkakubwira ko kuko urimo nshaka kukuvugisha ati akibimbwira ubwo nari ndi hafi y'aho ngaho ndahaca njya kumusura ngo tuganire ndamusura turaganira turangije kuganira singiye gukora ku rugendo ntahe ntangira gusezera nkabona ntabyo yumva namubwira nti ndagiye nkumva ntabyo yumva ati ngiye kugera aho gutaha ati umuhungu asanga yafunze urugi ati yarambwira ati ntabwo uri butaherega burya njyewe nagufungira nyanga tujya kwibanira nk'umugore n'umugabo njye tujya kubana nk'umugore n'umugabo ati cyane rwose tujya kwibana nk'umugore n'umugabo ati ntabwo uri busubireyo ati byarangiye ati urabizi ko ibintu byose ndabifite ndi tayari kubaka none tubane reka kugenda n'ubundi urabizi ko ngukunda ati ndavuga ntibishoboka reka ngende ntangiye kugenda amubwira ati telefone yanjye barayinyatse nawe ndayibura ayiha inshuti ziraza zirayitwara fone yanjye ndayibura buri kintu na kimwe gishobora gukoresha ngo mpamagare ati ndavuga nti ntabwo ndi buvuze induru ngo ntabaze ndi umuntu n'ubundi deja udafite seve nziza mu bantu birirwa bavuga ko narabyaye bakanyita uko babishaka ati none umunsi wa none ndavuze induru mvuge ngo mve hano se bamfashe ku ngufu se nahageze nte se ninde wahantumye ati ndavuga nti ntabwo bishoboka ndakomeza kubyibazaho ati kuko hari nimugoroba deja amasaha baragiye ijoro rirageze ati ndavuga nta hantu nta kundi buhikure ati ndavuga nta kubundi ubu nari ndavuze induru ubundi njye ntabwo nashakaga umugabo nanjye nashakaga kubaka kandi nkibuka ko abantu bose bavuze ko umugore ari we wasenye ari we gito umugabo yari muzima ndavuga nti reka nicare ntuze nyine n'ubundi nta kundi byagenda ati amasaha ageze kure deja bwije reka ngume muri urwo rugo nyine ntuze mbe umugore ati nyuma y'iminsi 2 nibwo nsubije telefone ndavuga se nyuma y'iminsi 2 mpamagare mu rugo babwire ngo ndagarutse bari baramfungiranye ahantu mpamagare mu rugo mbabwire ngo iki ati ikintu nakoze ntamaga mu rugo ndavuga ati nishingiye ati nabonye umugabo byarangiye ati mu rugo barababara ati ariko barambwira ati nta kundi ubwo ari amahitamo yawe kandi byarangiye ati ariko ubonye bigishoboka abitekerezaho ukaza ati ariko kandi mu gihe wumva unyuzwe wagumayo nta kundi twabigenza twe ntabwo twari tugushyigikiye ati ndababwira ati natinya amaso y'abantu abantu bongera bavuga none ngo nasohotse ngo nagenda ashaka se ndongera ndasohoka ati hoya reka ngume n'ubundi ndi umukobwa n'undi amaherezo yari kuzashaka reka ngume aha ngaha ubwo nta kundi ati ubwo wa mwana wanjye musiga mu rugo kwa mama ati nuko nubatse nabanaga n'umugabo mu Bugande iwabo w'umugabo baba mu Rwanda ati iwabo w'umugabo niwe wadukoreraga buri kimwe niwe batwishyuriraga inzu niwe batugaburiraga ikintu cyose kuko nagezemo aho ngaho ngirirwa umugisha ndatwita ntangije gutwita ariko najyaga nibaza muri njye kuko uyu mugabo adasohoka ngo ajye gushaka amafaranga uyu mugabo aronkera he si umugabo ko mbona atamuvinga bimeze biti nkubaza se kutajya gukora ati yongeza ngo mbona nyine ko atari umuntu ati nta mukozi umurimo ni umuntu wibera mu nzu wicariye atunzwe n'iwabo ati ni wa mugabo ushaka n'ipantaro agahamagara bakavuga ati ipantaro yanjye ndayishaka burya ati imyenda yashize iwabo bakamuha imyenda ati nuko ndabyakira numva ko bimeze
ariko arambwira ati ntago nakomeza kubana nawe hano wenyine, ati genda uzane na wa mwana wawe wabyaye utari uwanjye umuzane tubane. Ati wa mwana aragenda aramuzana barabana. Barangije kubana ati numva nkoreye ikintu cyiza, numva ari umugabo w'umwana mwiza nyine agatekereza kenjye n'umwana. Ati nari ntwite n'uwo nyine, ubu ngubu mbaye muri izo process aho ngaho, wa mugabo udakora, wa mugabo duteze ku bantu b'iwabo gusa, nari umuntu warimenyereye kwikorera nkitamikira umwana, nkishyura umwana ishuri, nkikorera buri kimwe. Ati ibyo bintu mbona nkaho bisa nkaho bingoye. Ati ariko nza kwihangana. Ati byageze aho ngaho mu minsi y'aho ngaho umugabo wanjye akajya agenda agataha saa 8 z'ijoro. Ati telefone yari afite uyu munsi ntayirarane ngo yayigurishije, hanyuma kugira ngo mubone ngaca mu nshuti ze nkabwira nti nta mugabo wanjye mwamboneye, bakambwira ati ari mu nzira araje cyangwa se umunsi ntituzi iyo ari. Ati mutunga gutyo, ndavuga nti noneho n'igitangaza, umugabo nta telefone ntashaka kuyimarana kabiri, umugabo aragenda akava mu rugo ntajye gukora, akirirwa mu nzoga agataha bwije yasinze yaborewe. Ndavuga se uyu mugabo nzamutunga nte, bimeze biti, nzabibwira abandi noneho ko nutinya amaso y'abantu, uru rugo bizagenda biti. Ati nuko ndihangana, ariko mbaza abashuti banjye n'abafamily member, ndavuga nti uyu mugabo umeze gutya mukorera iki? Ati abantu bangira inama, arambwira ati wowe fata uyu mugabo wawe umujyane iwabo, mugende ushakishe uburyo mushuka, nagukundira mukajya iwabo, muzagende iwabo muhamara igihe kinini, muzavayo yarakize, azatinya igitsure cy'ababyeyi, atuza agume hamwe yubake. Ati nuko wa mugabo ndamwinginze arankundiye, nari maze kubyara tujya iwabo. Ati tumaze kugera iwabo, ati simubone nyine akirirwa iyo ngiyo muri quartier z'iwabo, ariko mama we aragenda mbere ikigeragezo, kuko nabaga iwabo kwa mama we wari unkorera buri kimwe. Mama akambwira ati wowe ibiti byawe wowe uwahe, kuki utumva uri mu biki? Ati ikintu cyose nkoze, akantu kose nkoze kose agashaka ngo abe involved, ikintu cyose nshatse kuvuga cyose agahita amvugiramo. Ataragenda mbuza amahoro, mbuza umutekano, mpita mbona ko nashatse atanyishimiye mu by'ukuri. Ati mu maboko yamfashe nabi, ndavuga ntaho kugira ngo bigume gutyo, reka nsubire na musinzi wanjye twisubirire i Bugande, ubwo tuzamenya uko bizagenda, ko kugira ngo mbeho nteswa n'umuntu amfata uko bishaka. Ati burya nagenda nkibana n'umuntu wanjye uko ari, ariko tukibera mu mahoro, atansuzugura kubera ko ari ungabura, kubera ko ari undyamisha, ari unkorera buri kimwe ndi mu maso ye. Ati ubwo ndamwinginga umugabo, ati birangora cyane kugira ngo mwumvishe ko ngiye kumukura iwabo tugasubirayo. Ati ariko kandi nta nubwo yahindukaga, arakiri wa wundi pe. Ati ndamwinginga, mbona arankundiye, twisubirira i Bugande tuba mu nzu ya mama we. Nuko tumaze kugerayo, ati rero natangira kujya nkubita agasinda, yangiza gusinda akankubita. Ndavuga nti uyu mugabo iyo bankoreraga buri kimwe cyose, ariko basi ntankubite. Ati ariko nahise mvuga nti ibi ntabyo, reka nishakire akazi ngaburira aba bana banjye, uyu nta mugabo turi kumwe. Ati nshaka akazi, Imana ingira neza mbona akazi keza. Ati ako kazi keza ngakora kugira ngo mbashe gufidinga abana banjye, kwishyura amazu, gukora buri kimwe nyine nk'umuntu nyine uri mu buzima, abona ko nta mugabo urimo nyine ushaka kujora role ya kigabo. Ati mbona ako kazi ndakora. Ati ariko nagera mu rugo umugabo akankubita, atankubita akantuka, bwacya ati amafaranga waguhembye ari he? Namubwira nti wa mugabo we, singo amafaranga naguhembye ngo ujye kuyanywera, amafaranga no kwigisha abana ishuri. Ati umwana wanjye mukuru amaze kuba mukuru, ari umwana ujya ku ishuri, amafaranga yanjye ni minerivare y'abana, n'ibyo kurya by'abana. Ati hoya, ati amafaranga ugomba kuyampa. Ati ndaguha nti kuko nayo iwabo y'inzu ngo yarasigaye afata akayarya, ayo iwabo bamuhaye ibiryo yarasigaye afata akayanywera. None akavuga ati ndaguha n'andi nawe ujye kuyanywera, badute hanze abana batafite icyo barya, ibyo urumva bishoboka? Nti ntayo nguha. Ati ntangiye kumbwira nta mafaranga nguha, ati ngizi ngumi. Atangira kujya nkubita, ati akankubita kandi cyane kuko akanoze. Nkihangana nkabyuka nkajya mu kazi. Noneho nguma muri ubwo buzima ndabwihanganira. Ati bigeze aho ngaho arifata ahamagara bose ku kazi, arambwira ati ariko ubundi kuki umugore wanjye atahatinze, ubundi umukoresha iki? Ati ikindi kuki unsuzugurira umugore? Ati umugore wanjye kuki utamwubaha? Ati bose akavuga se ibi bintu bituruka kuki? Ati umugore ngeze mu rugo ndambwira ati byagenze biti, ukuye nimero ya boss kwanza umuhamagara uti? Ati narabibonye nabivanye muri telefone yawe, ati kandi ari amasaha utasinya akunda. Ati njyewe ntabwo nkunda kujya muri kariya kazi. Uranga kujya muri kariya kazi waranze gukora, tumaze igihe kingana gutyo tubana, ntarabona winjiza n'ijana, ushaka ipantaro ugahamagara iwanyu, uranga ko nkora ngo bizagende biti.
ati ibyo bintu ntabwo yabyumvishije, bwaracyarongera amagara bosi, ngeze ku kazi bosi arambwira ati njye sinshoboye imirwano y'urugo rwawe, sinkeneye kujya nirirwa ntungana n'umugabo wawe ambwira ko ngusuzugura, ati akazi kararangiye kuva uno munsi, genda ukomeze ubuzima bwawe, njye nawe birarangiye, ntabwo nakomeza gukorana n'umuntu ntesha umutwe gutyo, genda uzajya gushaka akazi ahandi umugabo wawe yizeye. Ati icyo kintu cyarambabaje, ati ndababara ndashira ntekereza ukuntu umugabo anyiciye akazi nako karangiye atamfasha, ati numva agahinda karanyishe akankubitiraho amafaranga y'iwabo yose ayarya, ati ibyo byose ndabitekereza numva agahinda karanyishe, ndababara mu mutima wanjye, ati ndatangeze mu rugo ntangiye kumubwira nti byagenze bite atarankubita. Nuko ndicara muri urwo rugo ndi mu gahinda, umugabo akagenda ngo ninde wasinze ninde watashye bwije, ni wa mugabo kwihanganira ubwo buzima atari kubigera aho ngaho. Umunsi umwe araza arambwira ati ndavuze ngo taha ujye iwanyu, cyangwa se ndatange iwacu njye kumara iki, habaye iki se gituma unyura iwacu, niki cyabaye? Ati taha ndakwirukanye singushaka, ntabwo nshaka kuguma mu rugo rwanjye, ndavuze ngo taha. Ati n'ubwa mbere numvise umugore wirukanwe mu rugo nta kintu yakoze, nta kintu bamubwiye ngo amushinjije iki, gusa akamubwira ngo sohoka utahe. Se ndasohoka ntahe, habaye n'iki nakoze? Ati ndavuze ngo sohoka. Ati ntangiye kumwibarisha ibintu byinshi abanshyizemo iki, ati atangiye kunkubita ndavuga nti ibintu birakomeye, atankubita akamugaza n'imbere y'abana banjye bakabibona, ati nzinga utwanjye fata abana banjye ndatashye. Ngeze mu rugo mbwira mu rugo ibyabaye, umugabo aranyirukanye. Ati se akwirukaniye iki? Ati simbizi, icyo ambwiye gusa arambwira ati sohoka utahe, nta kindi tuvugana nawe, sohoka utahe. Ati nanjye icyo nkoze ndasohotse ndatashye, nuko byagenze nta kindi. Nuko arangije iwabo baramubwira ati ihangane, ati mama akambwira ati nuko zubaka humura aragaruka, ati ibyo si ibisanzwe, ati abagabo se ati ibyo birasanzwe humura, ubwo aragaruka nyine naza kugaruka. Ati rebe ntihateye kabiri, ati batangiye kuza asaba imbabazi, ati mbabarira, ati sinzi uko byari byangendekeye, ati nari nasaze, arasaba imbabazi, hamagaye ba muzehe, ati asaba imbabazi koko akaza mu rugo buri munsi ngo aje kuducyura, aza gusaba imbabazi. Ati bigeze aho ngaho ababyeyi barambwira ati rero dore umugabo wawe yirirwa aza gusaba imbabazi, ati buriya yarakize, ati mubabarire usubire mu rugo. Ati mubwo arankomvenga anyumvisha ko ngomba gusubira mu rugo, anyumvisha yuko umugabo yasabye imbabazi ngomba gusubira mu rugo. Ati ndababwira nti ntumubona ngiye gusubira muri uru rugo, ibi bintu byongera kuba sinzarusubiramo. Ati bakambwira ati yewe genda usubira mu rugo nta bindi. Ati nzi mutwangushye wa mugabo araza ndatantura muri rwa rugo. Maze gusubira muri rwa rugo nibwo rero atangiye kujya agerageza kunyirukanisha ku kazi. Ubwo akazi rero nikarangiye ntibamaze kunyirukana, barangije kunyirukana nicara muri urwo rugo ariko nkakomeza gushakisha akazi, nshakisha hirya no hino ndebe ko nabona akandi kazi. Ati muri izo process ndimo nshakisha akandi kazi nta kazi mfite, nibwo nabonye ibitangaza. Ati umugabo yarankubise, ankubita ntunguye, yaraje asanga ndi guteka mu gikoni ndimo ndakata imboga, abaraje atangiye kunsunika ati mvira aha. Mvira se kandi habaye? Ati ntari navuga ataransubiza, ati bafashe za mboga nari ndi gukata abazimeneyeho, atangira kuzimenaho, atangira gufata imyuko agenda nkubita, atangira kumbuza ngo ntabwo se habaye iki, niki kibaye, niki gihindutse. Ati ndavuze ngo sohoka va hano, njye ntabwo ngushaka muri ino nzu yanjye, sohokera mu rugo genda. Niki cyabaye? Ati umugabo arambwira ati singushaka, reka ndavuze ngo sohoka genda. Umugabo aranyirukana, ndamubwira nti ndajya hehe? Ati nkiri kuvuga ibyo ngibyo, ati atangiye kunshyiramo iki, ati ikintu cyambabaje yarankubise ndababara, nanirwa kuvuza induru, nibuka ko umwana wanjye umwe mukuru yicaye muri salo, ndavuga ntabwo mvuze induru umwana wanjye amenye ko bankubise. Ati mpita numva byose birashize bishiriye mu mubiri, ndaceceka. Ati nkiri muri ibyo ndavuga ati okay igisubizo ndakizi. Ati umwana wawe mukuru wabyaye, ataramusanga iyanjye ikangufashe kuduropinga imizigo, ngufashe imizigo nyikugerezeyo kare utari wavunika. Abafashe umwana wanjye baramutwaye amusize kwa mama. Ati baza umukwe ufata umwana wawe akamushyira iwawe akavuga ati dore ngo uyu mwana araje, ati ndamuzanye na nyina ari mu nzira araje. Umva ukuntu amaze gusuzugura iwacu. Amaze kumugezayo asanga yicaye muri salo, avuga niko biri kose basi nagaruka, asanga arazenda acururutse atuza. Ati yaje kimeze kwa kundi arambwira ati sinavuze ko ugomba kuva hano se? Ati gahunda no kuva, mvira aha genda
ujye iwanyu ujyane n'umwana wawe. Ati ndamubwira nti ntubona ko nyirukanye, nubona mvuye muri ino nzu ndasohotse uzanyibagirwe burundu sinzigera ngaruka muri runo rugo. Atarambwira ati uzabirorere ati ubundi se wazaga kumara iki? Ni sawa ni ngaho umwana wanjye mutware umwe twabyaranye. Ati ntawe ngo uhaye uzaze kumufata ejo. Ndasohoka muri ino nzu nsiga umwana wanjye. Ati namaze kugira amahirwe niboneye n'akandi kazana nagashatse biri buke ntangira akazi. Uyu mwana wanjye nibyariye ndamujugunya mujugunyire umugabo ndakora iki ko ibintu bidashoboka. Aterega yewe genda nzamuguhesha. Ndamubwira nti ntinabonye akazi mu mwana mutware kugira ngo mbone uko nzajya mu kazi, ntabwo nzongera kugaruka kuza kureba umwana hano nta mwanya nzabona. Ati mbona mpaye umwana aramumpa ndagenda n'ibyanjye ndatwara. Ati ngera mu rugo mu ijoro pe, ngezeyo ndicara. Ati ndarira. Ati papa arambwira ati mwana wa urasura ugufite nubona biranze ntuzasubire uzabyihorere. Ati kuko waragerageje. Ati biragaragara ko atari urugo, ati nushaka uzabivemo ntuzasubireyo. Ubwo mama atari kuba warasaze. Ati ugomba gusubira niko razubaka. Ati birashira. Ati birarangira. Tuzicara ngaha se n'abana babiri. Abana babiri ninde uzabakurerera? Uricara se n'abana babiri, abana babiri bawe ninde uzagushakana n'abana babiri? Ati umuco wacu ni he wabonye umugore ufite abana babiri se apfa kubona umugabo byoroshye? Ati uzashaka ku musaza nyine umusaza wundi nyine wapfushije umugore mukecuru. Ati niwe wagushaka. Ati kuko nta musore washaka umukobwa rwose ati ufite abana babiri kandi watandukanye n'umugabo wasenye urugo. Ati ntabwo ubona umuntu ugushaka ubwo nyine uzishakirwa n'umusaza. Ati ayo magambo niyo magambo njya ntekereza mu bintu byose birahindutse mu mutwe. Ati nkumva nakora cyane nkumva ngize courage zo gukora. Ati nkumva imbere yanjye hari bright. Ati nkababara nkibaza ni gute umuntu abwira undi muntu ari mu kibazo akamwumvisha ko adashaka kubona umuntu muzima wo kumuhoza amarira, akumva ko ubuzima bwarangiye ahubwo agomba kuzabona umusaza ari we bazabana. Ati ibyo bintu nkumva birambabaje nkibaza ibitekerezo by'umubyeyi wanjye ukuntu biba bimeze. Ati nkumva birangira ariko nkavuga ati ubara nyine yarakomeretse nuko. Ati iwacu aha ngaha ndi natashye mpamaze iminsi myinshi. Wa mugabo yaje gusaba imbabazi na famiye ye. Ati mbababarire nsubire mu rugo. Ndavuga nti sinshobora gusubira muri ruriya rugo. Ati akaza agaca kuri mama ndavuga nti sinshobora. Ati mu ruriya rugo rwo sinzigera ndusubiramo. Ati niko nabwiye umutima wanjye ko ntazigera nsubira muri ruriya rugo. Ati ariko ikintu gikomeye, ati kandi kintangaza, ati famiye y'iwabo nibo abantu batumenyeraga buri kimwe, bamenyaga ko twariye ko twishyuye inzu. Kuva nava muri ruriya rugo abana banjye bombi bariga, nta n'urampamagara ngo mbwire ati ko abana biga bishyurirwa bate, ko abana barya bate. Ati basa nkaho mbega imitwaro yaragabanutse mu rugo rwabo. Ati nta n'ushobora kuza inyuma ngo wibuke yuko ari njye wa muntu wari ufite abana, ari njye wa muntu watahanye abana, ari njye wa muntu ufite stress uri gutekinga ke abana umuhungu wabo yigaramiye. Ati nta kintu na kimwe, nta kintu na kimwe cyabonetse. Ati ngibyo nta kintu bintwaye, ikintu kingoye rero sasa nsabaho inama. Ati n'ukuntu ubu iwacu kwa mama mere nabi ngo nisubire muri rwa rugo. Mama arambwira ati nuko zubakwe yewe. Ati nta rugo, ati uzasenya urugo wicare kandi umugabo wirirwa gusaba imbabazi. Ati subira iwawe genda ujye kubaka urugo rwawe. Ati taha. Ati nicyo kibazo nagize. Mama aragira ati taha. Yagira akabwira papa ati ushyigikira umwana ugatuma umwana adataha. Ati none birangoye mama kunsunika kandi mu nzu ye birangoye. Akomeza mpushinga gusubira kuri wa mugabo. Nanjye natekereza ibyo nabone kuri wa mugabo nareba ukuntu bimeze, nkavuga nti ntabwo nzasubira muri ruriya rugo. Ati ariko umubyeyi wanjye amereye nabi nsubire muri ruriya rugo. Ati kandi nanjye urwo rugo sinifuza kuzarugeramo na rimwe mu buzima bwanjye. Niyo mpamvu nyamukuru ngiyo nkuru y'uno munsi, ni inkuru twahawe. Umuvandimwe aragisha inama aravuga ati mbese ibintu byose uyu mugabo yankoreye subire muri runo rugo cyangwa nembere mpangane na mama azajya ambwira nabi ariko ubyaye ikibazo arakirigata ngume mu rugo akomeza ntukire mu rugo ariko niciye mu rugo ntasubiye muri ruriya rugo. Ati nicyo kibazo mfite aho ndi kwa mama arantoteje ati nsubire ku mugabo. Nanjye kuri uwo mugabo mwumvisha ibyo nababwiye nanyuzemo n'uwo mugabo, sinumva ko umutima wanjye ushobora kongera gufunguka ngo mwizere nongere mubone nk'umugabo wanjye, mubone imbere yanjye ndi mu rugo rwe nitwa ngo ndi umugore we. Ati umutima wanjye warahakanye. Iki nicyo kibazo mfite mungire inama. Ese murumva nasubira kuri uno mugabo koko n'ibyo bintu yankoreye? Kumva icyo kintu ko numva nanjye kindemereye mu mutima.
ati nabonye muha abandi inama, nuko yatubwiye yabonye ibindi biganiro muha abandi inama, ati nanjye muze kungira inama mumbwire ko mwumva namwe nabigenza. Ngayo nguko rero inkuru y'uno munsi niyo, umuvandimwe aragisha inama uko wumva ushobora kumusapotinga, urashobora kutwandikira inbox, cyane cyane muri comment biba byiza cyane kuko arabiviewinga ku giti cye nyir'ubwite, niriwe njya kusaba bitagiye binsaba kujya kumwoherereza ama message ku ruhande, ariko kandi bibaye ngombwa kuza inbox rwose message ndazitanga nkuko wazimpaye, kandi nkomeje gushimira abantu muri inbox n'abantu mwandika muri comment ikintu cyose uzi ko cyose ukora kugira ngo usapotinge igitekerezo cyatanzwe, wa muntu atemvovinze isura ye. Uyu mubyeyi kano kanya si ngombwa ngo aze hano n'umwana we n'uwa kabiri ngo dushyire n'ifoto ya wa mugabo batandukanye, ngo dushyire ibyo bintu n'umugore batandukanye mbere ngo twemvovingemo ama pictures yabo kugira ngo mube interese mwumve kandi mubahe inama. Si cyo gikenewe. You can give them advice without seeing their faces, kubera ko wumvishije inkuru ukumva igukozeho, ukumva ufite ishyaka ryo kubaka umuryango no kunganira abantu, tukababungabunga, tukabumvisha ko bishoboka, ko future is bright, ko ibyiza biri imbere, bitabaye ngombwa ko tubimvovinga kuri kamera cyangwa se ngo amasura yabo tu expose dushyire amafoto n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Nkomeje gushimira umuntu wese wagize icyo ukora mu gusapotinga twebwe. Ikintu cyose uzi ukomeza gukora, ibintu byose uzi ukora kugira ngo dusapotinge, turabishimira. Muri abantu beza, muri inshuti nziza, muri kubaka community, muri gufasha abandi, mufite umutima mwiza, turabakunda kandi turabizirikana, muri inshuti nziza. Tubasaba umugisha uvuye ku Mana, Imana ibane namwe, mugire amahoro, muhahe muronke, mugwize amahoro n'urukundo. Turabakunda cyane. Bye bye. See you next time on the next video. Mugire umunsi mwiza. Bye.